ntabwo ngitinya iminsi n'ibihe wanekereze uburyo nzatabarwa iyatabaye abatubanjirije ntaho yagiye na n'ubu iracyahari ntabwo ngitinya iminsi n'ibihe wanekereze uburyo nzatabarwa iyatabaye abatubanjirije ntaho yagiye na n'ubu iracyahari we kwibaza ukuntu uzatabarwa kuko Imana ntawe igisha inama uzatabarwa bose babireba kuko Morodekayi yatabawe simvuze ko nahura n'ibibazo byo mu rugendo ngo mbe nacogora Yesu n'umungeri wanjye undagira ntabwo ajya abyemera ajya abihagarika iyo ngize ngo barangarura kuko hari icyo ashaka ko mukorera inshuti n'abavandimwe bandeka ariko Yesu we ntiyandeka iyi si ntuyemo naho yanyanga ariko ijuru ryo ntiryandeka we kwibaza ukuntu uzatabarwa Imana yacu kuko Imana ntawe igisha inama uzatabarwa 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 kuko Morodekayi yatabawe we kwibaza ukuntu uzatabarwa Imana yacu kuko Imana ntawe igisha inama uzatabarwa 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 kuko Morodekayi yatabawe umwami Imana yanjye izantabara nicyo gituma njyewe ntazamwara nicyo gituma ndushaho gukomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare wowe ufite ubwoba kubw'iyi minsi turimo witinya Imana irahari ibyo ubona imbere yawe bimeze nk'imisozi Imana yacu izabirangiza we kwibaza